igiciro gikomeye cyane guhagarara hera ntabwo biba byoroshye ariko Uwiteka yaduhaye ubutwari kandi tugomba kubugenderamo neza. Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro, nyagasani abahe umugisha kandi abatugirire neza. Uyu munsi twifuje kuvuga ku ijambo ngo guhindura izina n'Uwiteka. Ese aho waba uzi aho uhagaze? Hari umukozi w'Imana uherutse kutwigisha aratubwira ati se waba uzi uwo uriwe? Ntabwo byari byoroshye ariko nanjye nabitekerejeho ndavuga nti se ndi igiki? Ariko Uwiteka yarabyemeye ko mpindurirwa izina, Uwiteka yarabyemeye ko muhindurirwa amazina. Nkaba nifuje ko twasoma muri Samweli wa mbere igice cya mbere cyose, ubishoboye yabasha kudufasha gusoma. Igitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere kitubwira kuvuga kwa Samweli. Hari umugabo w'Iramatayim'u Sofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene Yerohamu mwene Elimu mwene Tobu mwene Sufi w'Umwefurayimu. Kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana undi yitwaga Penina. Niyo warubyaye ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye akajya i Shilo gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Ofuni na Finehasi, abatambyi b'Uwiteka niho babaga. Umunsi Elukana yatambaga ibitambo yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be. Ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga, ariko rero Uwiteka yari yaramusibye ibyaha. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yamuzibye ibyaha. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka mukeba we yamubabazaga atyo, nicyo cyamurizaga akanga kurya. Maze umugabo we Elukana aramubaza ati urarizwa n'iki Hana? N'iki gikubuza kurya kandi n'iki kiguhagarika umutima? Mbese sinkurutira abana b'abahungu 10? Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari i Shilo. Kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera umutwe. Nuko akomeza gusenga cyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye itanyeganyega ariko ijwi rye ntirihinduke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko rero aramubaza ati uzageza he isimbo ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati ashwidatabuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso ye ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga, barangije basubira iwabo basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Igihe bisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Maze uwo mugabo Elukana n'abo mu rugo rwe bose barahaguruka bajya gutambira Uwiteka igitambo cy'umwana no guhigura cy'umwaka, igitambo cy'umwaka no guhigura umuhigo.
ariko Hana ntiyajyayo, abwira umugabo we ati sinzajyayo umwana ataracuka, ariko namara gucuka nzamujyana kumurikira Uwiteka ngo amubeyo iminsi yose. Umugabo we Elukana aramubwira ati kora icyo ushaka, guma aha kugeza ubwo uzamucutsa, icyakora Uwiteka nakomeza ijambo rye. Nuko uwo mugore agumaho yonsa umwana we kugeza aho yamucukirije. Amaze kumucutsa aramujyana, ajyana n'amapfizi 3 na efu imwe y'ifu y'ivumba y'uruhu irimo vino, amujyana i Shilo mu nzu y'Uwiteka, kandi umwana yari akiri muto. Nuko babishyira imfizi bazanira Eli umwana. Uwo mugore aravuga ati nyagasani ndahiye ubugingo bwawe, nijye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye ibyo namusabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Amen. Musashimwe. Uyu mudamu hano yari afite ikibazo gikomeye kuko yari ingumba, nyamara kuba yari ingumba ntabwo ari wabihisemo, nuko Uwiteka yabikoze kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Yarabikoze kugira ngo igihe nikigera azagera ashima Imana, cyangwa se abisaba Imana avuga ati Mana wampaye urubyaro. Birashoboka ko hari ibibazo ufite muri iki gihe ariko ukaba utaragira ubibwira. Uwiteka aravuga ngo wizere umwana w'umuntu avuye, tuzajya twizera Uwiteka kuko ni we wenyine ushobora byose. Ku murongo wa 2 haravuga ngo kandi yari afite abagore 2, donc barakuye umugabo Elukana, ngo yari afite abagore 2, umwe yitwaga Hana undi yitwaga Penina, ngo niwe wari ubyaye, ngo ariko Hana yari ingumba. Ubwo mufite muri iki gihe ntabwo njye mbuzi. Ubugumba birashobora, ni ikibazo kiba gikomeye cyane. Ubugumba ufite birashobora kuba ari ikibazo kikuremereye gikomeye udashobora kubonera umuti, n'abaganga badashobora kukubwira bati twabigenza gutya, ariko Uwiteka arabishoboye. Birashobora kuba udafite umwana, ariko twiringire Uwiteka byose arabikora. Urashobora kuba udafite ibyangombwa, Uwiteka arabikora, kuko ibyo nabyo biri mu bugumba, kubera ko ukeneye ikintu ugishaka mu mutima nuko kiba gikoroje cyane. Tubibwire Uwiteka byose arabikora. Ku murongo wa 3 haravuga ngo uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo, uko umwaka utashye akajya i Shilo gusenga no gutanga Uwiteka nyir'ingabo ibitambo. Imana ishimwe kuko Hana yari afite umugabo wubaha Imana. Ntabwo akenshi duha agaciro abantu tubana nabo kubera yuko tutazi ibyo Uwiteka yababigiyemo. Birashoboka kuba ubwiza bw'umuntu mubana utabubona muri iki gihe turimo, ariko icyo mbasabira nanjye nisabira ni ukugira ngo tuzajye duha agaciro umuntu Imana yaduhaye kubana nabo, uko yaba ameze kose, yaba umugabo wawe, umugore wawe, umuvandimwe runaka, uzajye umuha agaciro kuko Uwiteka yamuhaye umugisha nawe umugisha, adushyiraho kugira ngo dukundane kandi twerane imbuto. Umurongo wa 4 haravuga ngo umunsi Elukana yatangaga igitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be. Ngo ariko Hana yamuhaga ibiri yuko yamukundaga, ariko rero Uwiteka yari yaramuzibye ibyara. Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Uyu mugabo yari intwari, uyu mugabo yubahaga Imana, ntabwo yigeze agira uwakundwakaza cyane. Nubwo hano mu gitabo bavuga ko yakundwakaje cyane Hana, ariko umugore wa mbere Penina ndibaza ko nawe yari afite ibintu byinshi cyane, yari afite ubutunzi, yari afite abana. Kugira abana ni umugisha, ni n'ikintu gikomeye cyane mu buzima, ariko Hana nta kintu na kimwe yari afite uretse umugabo Uwiteka yari yaramuhaye. Uyu mugabo we yahaga imigabane, donc yikubye 2 irenze iri umugore wanjye. Imana ishimwe kandi ahabwe icyubahiro kuko urukundo rwabaye rwinshi rugatuma Hana atuza kandi akagira amahoro y'umubiri n'ay'umutima. Umurongo wa 6 haravuga ngo kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda, ngo kuko Uwiteka yari yaramuzibye ibyaro. Birashoboka ko uwo mubana uri kumubabaza cyane,
ariko Uwiteka icyo agusaba ni ukumukunda ukamwubahira yuko Uwiteka yamuremye kandi Uwiteka yaturemye mu ishusho rye. Sinibaza impamvu wabona umuntu ukamugirira ishyari ukamugirira urwango, ariko Uwiteka yaduhaye byose. Ndibaza nta kintu Uwiteka ataduhaye. Amena. Ku murongo wa 7 aravuga ngo uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, ngo kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka mukeba we yamubazaga atyo. Urumva ko umubabaro w'uyu mudamu Hana warakomeje, ntabwo yigeze atuza, ntiyigeze agira amahoro y'umutima, ntiyigeze abasha gusinzira, kuko yabanaga n'umuntu utamukunda kandi utamwitaho cyangwa se ngo amuhe agaciro. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Umurongo wa 8 haravuga ngo maze umugabo we Elukana aramubaza ati urarizwa n'iki Hana? Ni iki kikubabaza kikubuza kurya? Ngo kandi n'iki kiguhagarika umutima? Ngo mbese simpurutira abana n'abahungu 10? Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Urukundo rw'uyu mugabo rwaranshimishije cyane. Kuba ufite umugabo akagukunda uri ingumba, ariko yarakomeje aragukunda, ntabwo yigeze kugushakiraho abandi bagore. Nubwo bavuga ko yari afite abagore 2, birashoboka ko byari bikwiye ko agira abagore 2, ariko wenda uwo mugabo ntabwo yari azi uzabyara n'uko azabyara. Ntabwo yabikoze kubera ko Hana atabyaraga, yabikoze kubera ko yagombaga kubikora. Umurongo wa 9 aravuga ngo nuko bamaze kurya no kunywa, ngo Hana ahaguruka aho ngo bari Shilo, ngo kandi umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomezo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ngo ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Ntabwo uzi bikuriza muri iki gihe, ntabwo uzi bikubabaje, ariko Uwiteka arabizi. Mu mutima wawe ubwira Uwiteka, ubimwereka byose arabishoboye. Ni umugabo w'abagabo, ni umugabo w'intwari, ni umugabo ushobora byose. Ku murongo wa 11 haravuga ngo ahiga umuhigo, aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe iwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugira ku mutwe we. Ntabwo nzi imihigo wahigiye Uwiteka, ariko ijambo riravuga ngo uhiga umuhigo ntumuhigure ngo bitwa no kutawuhiga. Ibyo ni ibintu dusanga mu mubwiriza 5:4, ntabwo turi ko tuhasoma, ariko ibyo wahigiye Uwiteka byose uzabihigure kugira ngo ubone umugisha mu gihugu Uwiteka yagushyizemo. Ibyo ni ibintu tugomba gukora, kubera ko tubikora nta muntu wigeze dushyira akagozi mu ijosi. Twabikoze kubera ko twagombaga kubikora, twabikoze bitewe n'uko twari dufite cyangwa se twagombaga kubwira Uwiteka, ariko byose tuzabihigure kugira ngo Uwiteka aduhe imigisha myinshi. Umurongo wa 12 haravuga ngo nubwo akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka, Eli yitegereza umunwa we. Ngo kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga umutima we mu munwa we, ngo iminwa ye ikanyeganyega, ngo ariko ijwi rye ntirihinduke. Nicyo cyatumye yibwira ko yasinze. Birashoboka, ntabwo nzi amazina bari kutwita muri iki gihe, ariko umutwe w'ijambo aravuga ngo hindurirwa izina n'Uwiteka. Uwiteka